ariko kuba nakora ikosa uyu munsi ndi hano nkarisubiramo ejo bundi nkarisubiramo ubundi bwa mbere nijye nk'umuntu hari ikibazo ariko unyigijeyo hakaza undi agahagarara nawe agasubiramo ikosa nk'iryo nakoraga ubwo ikibazo murumva kiri hehe kuki nasubiramo amakosa mu buryo bumwe nk'ubwo uwo nasimbuye yakoragamo amakosa ubwo byumvikana bite mubyumva mute mwebwe nimwe mbaza ikibazo kiri muri twe nk'abanyarwanda kiri muri twe nk'abandi ntiriwe mvuga kambyihorere mbigire iby'abanyarwanda gusa ubwo dufite ikibazo kandi uko mwicaye aha mwese abayobozi mwicaye aha mwese ntabwo navuga ko mutumva inshingano n'ibikwiriye kuba bikorwa ntabwo navuga ko murabyumva pe muranandusha no kubyumva ariko jye aho bigeze niyo mpamvu mbaza ikibazo nk'iki ngiki Guverineri w'intara y'Uburasirazuba yasabye imbabazi kubwo kwibagirwa ibigize umushinga w'umuvumba. Guverineri w'intara y'Uburasirazuba Prudence Rubingisa yasabye imbabazi Perezida wa Repubulika kubw'umushinga wo kuhira imyaka ufatiye ku ruzi rw'umuvumba aho bawushyize mu bikorwa igice. Yagize ati nibyo koko nyakubahwa Perezida wa Repubulika twashyize mu bikorwa umushinga wo kuhira imyaka ariko twibagirwa ko hariho n'igice cyo gutanga amazi mu mirenge yindi. Anga Perezida wa Repubulika yagize ati burya muranibagirwa. Kwibagirwa ni icyaha, it's literally criminal. Ni gute mwakwibagirwa guha amazi abaturage? Perezida Kagame ibi bisobanuro byose ntiyabyemeye. Ariko yavuze ko impamvu zitera ibi byose abayobozi ni abirasi kandi biratana ubusa. Kagame yongeyeho ko atari ubwirasi gusa ahubwo harimo n'imico mibi yo kwireba ibintu ntibigere kubo bigenewe nuko agira ati iyo ni imico mibi. Yavuze ko n'ibyo bavuze binenga hari ibyo bavuze ariko basigara ingingo ijyanye no gukurikirana ibitegereje gukorwa. Yagize ati ibyo mwavuze mugiye gukora mukaba bashya nge nabyumvaga nk'indirimbo hari hakwiye kubaho uburyo muzasuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'ibi byose. Ni the QuickTimes news nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru atandukanye ndetse harimo n'ayanga yakomeza. Bisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana ku makuru atandukanye harimo n'ayanga ya Joseph Kabila wabaye perezida wa RDC kuva muri 2001 kugeza muri 2019 yavuze ko igihe kigeze buri muturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho yaba aherereye hose haba mu buhungiro cyangwa imbere mu gihugu ahaguruka akarwanya ubutegetsi bw'igitugu bwamaze kwigarurira igihugu cyabo. Ni Joseph Kabila rero aho yabigarutseho mu kiganiro kihariye yagiranye n'ikinyamakuru cyo mu Bubiligi Afrique Libre cyagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo ahazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse n'igikenewe kugira ngo igihugu cyongere kugira amahoro.
Kabila abajijwe uruhare rwe ku hazaza h'igihugu kibijyanye n'ibihe bikomeye cyanyuzemo kuva mu mwaka wa 2019 ubwo Tshisekedi yafataga ubutegetsi, yavuze ko adatekereza ku hazaza ahubwo areba ibihari uyu munsi, ndetse ashimangira ko nk'uko yabivuze igihe kigeze kugira ngo abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo bahaguruke bamagana ubutegetsi bw'igitugu. Mu magambo yiwe yagize ati tugomba gushyira iherezo kuri ubu butegetsi bw'igitugu bwigaruriye igihugu cyacu. Kugira ngo tubigereho tugomba gukangurira abanyekongo bose, yaba abari mu gihungiro cyangwa abari imbere mu gihugu. Yakomeje avuga ko ibyo bigomba kuba inshingano ya buri wese mu banyekongo bose, kuko itegeko nshinga mu ngingo yaryo ya 64 iteganya ko buri muturage wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo agomba kurwanya umuntu cyangwa itsinda ry'abantu rifasha ubutegetsi ku ngufu cyangwa rikabukoresha ibinyuranyije n'itegeko nshinga. Kabila yabajijwe ku bijyanye no kuba ubutegetsi bwa Tshisekedi bugiye guhindura itegeko nshinga kugira ngo akomeze kuguma ku butegetsi, asubiza ko n'ubundi ntari gihari kuko ryirengagijwe kuva mu mwaka wa 2019. Mu magambo yiwe yagize ati itegeko nshinga kuri Kinshasa ntirikibaho, ryirengagijwe kuva muri 2019, none se bazahindura iki? Nge mbona bashaka gushyiraho irindi rishya. Ibi byose ni akaga gakomeye cyane kandi biteye impungenge. Mu magambo yiwe rero Joseph Kabila abajijwe rero impamvu guhindura itegeko nshinga biteje akaga gakomeye, Kabila yavuze ko ubwo yajyaga ku butegetsi mu mwaka wa 2001 byasabye urugendo rurerure kandi rukomeye kugira ngo itegeko nshinga ryemerwe mu mwaka wa 2006. Mu magambo yiwe yagarutse wagira ati niryo ryafashije kongera guhuza igihugu uyu munsi, nta mpamvu n'imwe yatuma abanyekongo bemera gutangira kuri senya. Ibi ni ibiranga ubutegetsi bwatsinzwe burundu. Ikibazo si itegeko nshinga ubwaryo, ikibazo ni agatsiko gato gashaka kugundira ubutegetsi. Kabila yahakanye ko mu mwaka wa 2015 nawe yashakaga guhindura itegeko nshinga, agira ati nta na rimwe mu biganiro nagiranye n'uwo ari we wese nigeze mvuga ku guhindura itegeko nshinga, ndetse nabivuze ku mugaragaro kuva mu mwaka wa 2009. Kuri nge itegeko nshinga ni iry'agaciro gakomeye. Yakomeje avuga ko itegeko nshinga ridakwiye gukurwaho kuko atari ikibazo cy'umuntu ku giti cye, ahubwo ko ari ihame. Kabila yavuze ko ahazaza he atari muri politike gusa kuko mu mwaka wa 2019 ubwo yahererekanyaga ubutegetsi yakoze ibyo yari yarasezeranyije abanyekongo. Ati kuva mu mwaka wa 2001 isezerano ryanjye kwari uguha Kongo kuzana amahoro na demokarasi. Yavuze ko mu mwaka wa 2019 yatekerezaga ko ibyo byose byagezweho. Ati nyuma y'imyaka 7 turimo kongera kuvuga guhuza igihugu, turabona ingabo z'amahanga zigaruka ku butaka bwacu, byose bitewe n'imiyoborere mibi kuva mu mwaka wa 2019. Reba intara ya Ituri irimo gushya, ubwicanyi buraba kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Mu mwaka wa 2019 siko byari bimeze. Abajijwe ku mugambo yavuze Corneille Nanga ko ari we washyize Felix Tshisekedi ku butegetsi ndetse ko ari nawe ugomba kumuvanaho, Kabila yavuze ko ibyo yabiharira uwabivuze kuko muri 2019 ishyaka rye hari amasezerano ryabanje gusinya. Yagize ati twari dufite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko no muri Sena, Felix Tshisekedi ntiyashoboraga kuyobora atadufite. Bityo twashyizeho ubufatanye bwa politike kugira ngo igihugu kiyoborwe mu mahoro kugeza ku munota yagombaga gukurikira. Nyuma yaho Tshisekedi nabo bafatanyije batangiye kuvuga ko nta masezerano yigeze abaho. Nubwo ngo ubutegetsi bwa Tshisekedi buhakana ko nta masezerano yigeze abaho, Kabila yashimangiye ko hakozwe kopi imwe gusa y'ayo masezerano
kandi ari we uyifite kuko yari abizi neza ko iyo ayitanga yari guhita ishyirwa ku mbuga nkoranyambaga. Kabila yabajijwe kandi ku gitero cy'indege itagira umupilote drone cyahitanye umukozi w'umufaransa wa UNICEF n'abasivile babiri b'abanyekongo ku wa 11 Werurwe i Goma, bivugwa ko ari we wari ugambiriwe. Yavuze ko kuva yava ku butegetsi yakomeje guhigwa kandi ko atari we wenyine kuko abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bose bakomeje kwibasirwa nk'uko bimeze igihe bibera muri teritwari ya Masisi no mu bindi bice by'igihugu. Ku bijyanye no kwamburwa ubudahangarwa na komisiyo ya Sena ndetse agahigwa ndetse ashyirirwaho n'ibihano cy'urupfu, bagahita bashyiraho igihano cy'urupfu, ashinjwa gufatanya n'ihuriro rya FC23. Kabila yavuze ko nubwo bimeze bityo nk'uko agenda abibona, kuri we atuje cyane. Mu magambo yiwe yongeye aravuga ati nge ndatuje cyane, aho njya hose mbona abayobozi b'ibihugu banyakira nka Joseph Kabila wahoze ari perezida, ariko kuri nge icy'ingenzi ni uko igihugu cyacu n'abaturage bacyo babayeho uyu munsi ugereranyije n'ibyo twasigiye Felix Tshisekedi mu mwaka wa 2019. Hari abavuga ko igihugu kiri kugana gucikamo ibice ndetse balkanization. Nge mvuga ko ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri gufata ishusho y'ibyabaye muri Sudan. Hari byinshi bifite aho bihuriye hagati y'ibiri kuba mu gihugu cyacu n'ibyatumye Sudan icikamo kabiri. Kabila yavuze ko no kuba yarakiriwe i Goma kandi ari icyicaro cya FC23, ashimangira ko ahafite urugo kuko yahaguze inzu mu mwaka wa 1999 ndetse ahamya ko ibikorwa byo kumwibasira n'ishyaka rye byatangiye na mbere y'uko FC23 ibaho. Yagize ati Goma ni iwanjye, mwakiriwe mu rugo naguze mu mwaka wa 1999. Ibikorwa bidahwema kunyibasira n'ishyaka ryanjye byatangiye mu mwaka wa 2019 mbere cyane y'uko FC23 ishingwa. Ntekereza ko mfite uburenganzira bwo kuganira no guhura n'abanyekongo bose. Intego nyamukuru ari uguteza imbere ubumwe no gushaka amahoro. Kuri nge ni nko kuba ari inshingano yanjye yihariye. Kabila yabajijwe ku guceceka kw'imiryango mpuzamahanga nyuma y'uko mu mwaka wa 2023 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye amatora ya baringa, ndetse uyu munsi Tshisekedi akaba afite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko nyuma yo kugura ubwo ubwiganze yakoresheje amafaranga asubiza, avuga ko hakenewe impinduka za politike zikomeye. Mu magambo yiwe yagize ati system politique igomba gusenywa igasimbuzwa indi, ahandi bivugururwa biciye mu matora. Aha iwacu byasaba no gutekereza ku buryo bushya nko gushyiraho amatora y'ibanze. Biragaragara ko tudashobora kugira icyo duhindura uko ibintu bimeze dukoresheje systeme iriho ubu. Yakomeje avuga ko hakenewe ubukangurambaga mu baturage kuko bafite uruhare rukomeye, bikajyana no kubatoza inshingano mboneragihugu. Ati ibi ntabwo ari ibintu byagerwaho mu cyumweru kimwe, 2 cyangwa amezi make. Kabila yavuze ko uburyo bikwiye gukorwa, abanyekongo bakwiye kwifatira ibyemezo kandi bagatungura benshi. Mu magambo yiwe yakomeje agira ati ndakeka ko bazadutungura ni bitabera ikinshasa bishobora kubera mu zindi ntara. Yatanze urugero rw'ibiri kubera mu ntara ya Katanga, avuga ko abaturage bafite uburakari bari hirya no hino mu gihugu. Ati no muri Kinshasa burahari.
yavuze ko muri Katanga nk'intara ikize cyane kandi ifite akamaro kanini ku gihugu, abaturage ba Katanga babizi neza kuko ari igihe babayeho impaka muri iyo ntara ubwo bamwe bavugaga niba bakomeza kuguma ku ruhande rwa RDC nk'igihugu cyangwa bakayiyomoraho. Kabila yavuze no ku ruhare rw'Ububirigi mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ashimangira ko iki gihugu kiri kujya mu ruhande rugitakariza icyizere ibijyanye n'uburyo gishyigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu yandi magambo yakomeje agira ati, ari nako dusoza iyi nkuru, yakomeje agira ati uko ibintu bimeze ubu mbona Ububirigi burimo kwishyirira ku ruhande rutuma butakarizwa icyizere. Uko ubushyigikira ubutegetsi buriho biratangaje, bukwiye kwisubiraho kandi mbona hari bamwe mu Bubirigi babyumva batangiye no kugerageza guhindura icyerekezo. Joseph Kabila yavuze ko yizeye Ububirigi kuko bufite ubushobozi bwo kongera kwisuzuma no kwikosora. Ni The QuickTimes News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse gukanda hasi handitse subscribe, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru atandukanye ndetse harimo naye.